Murakoze Your Excellency, ndabashimiye. Nitwa Naume Nayebare, ndi umunyeshuri wa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, niga mu mwaka wa 4 mu mategeko. Your Excellency, turabashimira nk'abanyeshuri kubw'uburyo leta y'u Rwanda yatekereje gufasha abanyeshuri kwiga hahabwa inguzanyo cyane cyane abanyeshuri batishoboye. Turashima rero ku bwa gahunda yagezweho, nubwo hari byinshi byagezweho n'iyo gahunda muri iyi myaka ishize, ariko hari imbogamizi zikigaragara Your Excellency. Ahangaha ndatanga urugero rwa buruse ihabwa abanyeshuri bafasha mu mibereho ariko ikaza itinze. Munyemerere ngomeze. Your Excellency, icyo kibazo urugero natanga ubu turi mu kwezi kwa 4, ariko amafaranga duhabwa dutunga n'ay'ukwezi kwa mbere. Ibyo usanga kenshi biteza ibibazo hagati y'abanyeshuri, cyane ko mwumvishije ko igice kinini cy'abanyeshuri gicumbika hanze, usanga haba amakimbirane hagati ya ba nyiri mazu n'abanyeshuri. Ikindi Okay, reka mbanze mere kuri icyo. Iki kibazo nyumvise hashize igihe kinini. Nagira ngo menye inzego zindi byanyuzemo babasobanuriye ko cyangwa ntibigeze babasobanurira icyatumye biba niyo. Murakoze Your Excellency. Nk'ubuyobozi bw'abanyeshuri tugerageza gukora ubuvugizi cyane cyane mu kigo gishinzwe uburezi mu Rwanda ari cyo REB, ariko ibibazo bikunda kugaragaramo uyu munsi batubwira ko amalisiti y'abahabwa buruse wenda ari amalisiti ataratungana, bakatubwira ngo Thank you, Your Excellency. We do admit there is a lot of challenges in paying student burse. Some of them are either in the system of payment, also when the funds are released. No, but specifically what is it? Because we know that. It has been there for long. I've been hearing this for a long time. What is the problem? Right from finance to education, what is the problem? Well, Your Excellency, I think the system we have been using has been totally wrong. And that's why we want to change it completely. But how can a system that is not working take 50 years, like I was saying? How long does it take to change it? Yeah, I apologize, Your Excellency, it has taken too long. We are actually, next Tuesday, a paper is going to Cabinet to change the whole system on Tuesday. And we want to hand over the whole thing to an institution which knows how to handle finance, and that is BRD. It has reached a point of the Cabinet. Otherwise, the system was not working at all. Well, I'm glad that it is affecting institution of higher learning, because maybe it teaches them something, that actually systems are there to work. If they don't work, they are useless. Yes. So imagine those leaders of higher institution and then everybody, they can't see that the system is not working for so long. And we agree, Your Excellency, and ariko Minister of Finance nta uri hano cyangwa umuntu wa finance uri hano yabimenya ntabwo yaje. Okay, I promise you we will look into that. Thank you so much. Yeah, Koko, you are not asking for extra money. You are not asking. You are even saying, "Give me what you promised me." So, I think that is a fair question, a fair argument. So
Rwakabamba yavuze ko azabizana mu cabinet ubwo tuzabigiraho impaka zihagije. We will address that. Okay. Murakoze Your Excellency. Munyemereye n'ubundi nabaza ikijyanye n'ubundi n'icyo kinguzanyo kireba abanyeshuri 53 biga mu mwaka wa mbere. Aba banyeshuri umwaka w'amashuri utangira wa 2014-2015 bemerewe inguzanyo n'ikigo REB, baza kwiga umwaka utangiye bariyandikisha batangira amasomo kimwe n'abandi, nyuma baza gukurwa ku rutonde rw'abagomba kurihirirwa na REB bavuga ko bakoze amakosa bakibeshya bakabohereza batujuje amanota. Ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda bukaba buvuga ko abo banyeshuri bakomeza bakiga ariko biyishyurira. Ariko Your Excellency kigaragara nuko abo banyeshuri n'ubundi cyari cyatumye bajya ku rutonde ko harimo no kuba batishoboye. Tukaba dusaba rero ko kugeza ubu abanyeshuri bari mu gihirahiro mwadufasha Your Excellency ibyo bibazo. Yes, urumva birimo ibintu byinshi, birimo iby'ukuri, birimo bitari iby'ukuri. So ubwo nuko bijyamo abantu bakamenya ukuri kwabyo, akaba ariko dushingiraho tugakemura icyo kibazo. Ngira ngo icyo nacyo I hope that can also nacyo kizazane what she was saying should be part of it. Next. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ernest Tugiremungu, niga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, umwaka wa 4 ishami ry'imbonezamubano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbasabe mu nyemere mbanze mbashimire ko mwatwitayeho, ariko by'umwihariko mbashimire. Ubundi nge nahoze ndi umusirikare wa FDLR, ariko nyuma yo kwitandukanya nayo leta y'ubumwe yamfashije gusubira mu ishuri. Ubu nkaba ngeze muri kaminuza nsigaje amezi make cyane kugira ngo ndangize icyiciro cya mbere cya kaminuza. Nkongera kubashimira ko igisirikare cy'u Rwanda RDF numvaga ari abantu nkwiye gutinya, ariko nasanze atari ko bimeze kubera ko nasanze ari abanyamahoro. Nk'abagenzi banjye bademobe tubana hano banyakiriye neza, tubana neza mu mahoro nk'abavandimwe. Ibyo ndabibashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyanjye rero kiragaruka kuri uwo mutwe wa FDLR ariwo nabagamo nyene, ni umutwe w'iterabwoba wo mu burasirazuba bwa Kongo. Nyakubahwa, habaye amanama menshi, imyanzuro irafatwa, hatangwa amatariki ntarengwa yo kuba ikibazo cya FDLR cyarangiye, ariko ntikize kirangira. Uko nyizi nkeka ko atari imbaraga yarushije abagomba gushyira mu bikorwa uwo mwanzuro. Nizihe mpamvu zituma ikibazo cya FDLR kitarangira burundu? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Okay. Impamvu ni politiki mbe na mbere hose yabaye no mu mateka y'u Rwanda. Ega inkomoko ya FDLR cyangwa na ideology yayo na genocide, abatutsi mu Rwanda bajya gutsembwa bakamarwaho bagashaka kubica ngo barangize, ntabwo byara hagati y'abanyarwanda gusa, harimo n'abanyamahanga n'amahanga nayo yabigizemo uruhare. Ayo mahanga bigiramo uruhare niyo ari no mu kibazo yitwa ngo yasezeranije ukuntu kigomba gukemuka, ariko birangije aho kugira ngo bakemure icyo kibazo bagishyiramo politike gusa. Wabonye ko bihutiraga kurasa abandi bantu abo ari bo bose, bakavuga bati hari umutwe witwa runaka ugiye gutera i Burundi bakawurasa, bati hari umutwe witwa runaka ugiye gutera mu Uganda bakawurasa. Bagera kuri FDLR bagaceceka. Bifite icyo bivuze, urumva icyo bivuze? Icyo bivuze na mateka niyo politiki na mbere hose yatumye FDLR baho, bagizemo uruhare abo ngabo babirwaza ntibirangire. Ariko icyo nagusezeranya cyo ni kimwe, aho bazatera ibibazo naho ngaho bari, ntabwo ari hano. Rwose icyo nakigusezeranya, nta na rimwe bazagera ku byo bifuza. Ntibabigezeho kera kumara abantu ngo bose babarangize, ntabwo ari ubu bazabigeraho.
ntabwo bazahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Icyo nicyo cyangombwa, ibindi aho bari uko babagenza bakomeze babikiniremo, ariko ntabwo bizagera hano. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Umukunzi Joyeuse Victoire, nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, umwaka wa 4 mu mategeko. Nyakubahwa perezida wa repubulika, hari ikibazo kigaragara hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda cyo gucuruza abantu. Nk'urubyiruko rw'abakobwa by'umwihariko twasanze ari ngombwa ko duhagurukira icyo kibazo, ndetse biri no mu mihigo yacu nk'indagamburuzwa. Ni muri urwo rwego twateguye gahunda y'uruhituriro, aho abanyeshuri b'abari bazajya bahura, abakuru bagahwitura abato, bakabagira inama bigamije kwirinda imyitwarire mibi igaragara hirya no hino mu rubyiruko, aho usanga bamwe bagira kwiyandarika, gucuruza imibiri n'ibindi bigenda bisebya umuco wacu. Mukomereza aho ngaho, nimushaka n'imfashanyo y'inzego zindi zose rwose nyakubahwa perezida dufatanye turwanye ibyo ngibyo. Twagira ngo tubatume kuri nyakubahwa First Lady, kuko ubushize ubwo yadusuraga yatugiriye inama. Ibyo biroroshye kugezayo ubutumwa. Uzamudushimire cyane, mubwire ko imbuto yabibye zitabaye imfabusa, ahubwo ko dukomeje kuzishingiraho twiyubaka, bizanadutegura kuba abamutima w'urugo beza. Rwose ndagerezayo, ndakongereramo n'amagambo menshi. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, tukaba tubasaba gukomeza kudushyigikira. Asante sana. Undi ihute. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Nganizi Pascal, umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, mu mwaka wa 4 civil engineering. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira cyane urwego uburezi rumaze kugeraho mu Rwanda. Gusa nyakubahwa perezida wa repubulika, hari imbogamizi nk'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda duhura nazo zijyanye n'ibikorwa remezo. Aha twavuga nka laboratoire zifite ibikoresho ndetse na products bidahagije, ndetse bikaba bigaragara yuko ari nto ukurikije umubare w'abanyeshuri. Ibyo rwose, ibyo niba bikiriho birababaje, kuko icyo kibazo nacyo ndakizi, nayo ni imyaka myinshi cyane. Minisita kandi yahoze ari ayobora na hano, ikibazo wasize udakemura byagenze bite? Yeah, Your Excellency, it is true, as I said. The professor left the problem here and he has come back and... Your Excellency, we are handling it. For how long? How long? Yeah, for example, at the moment, we have got funds to build infrastructures and laboratories and train technicians for the University of Rwanda, which the designs have already been finalized, and we are going to start in building in Kigali immediately. Although while we were here, I remember we put up three laboratories actually, in this campus itself. I'm sure that people remember. But there's still a challenge, obviously, which goes on. The more science and technology students we get, the more we need. But I think we're working with the university to try and mobilize resources internally and externally, and the people who are ready to assist, so that we can move forward on it. Yeah, but we need to move forward very fast. Time nababwira. So icyo kibazo turaza kugikurikirana. Turaza gushaka uburyo ubwo ari bwo bwose cyakemuka. Cyo kirumvikana kandi. Ariko kimaze igihe kinini cyane ndakizi, ariko sinzi impamvu kitarangira. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Mutabazi Eric, niga amategeko mu mwaka wa 4 muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ikibazo mfite kijyanye n'amategeko yashyizweho anemezwa
na sena ya kaminuza y'u Rwanda mu kwezi kwa 10 umwaka ushize w'2014. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aya mategeko byemeje ko agomba gutangira gukurikizwa mu mpera z'uyu mwaka wa 2014-2015. Iyo twitegereje zimwe mu ngingo zigize aya mategeko zibangamiye abanyeshuri batangiye kwiga mbere y'uko aya mategeko ashyirwaho, bikaba bishobora no kuzatugiraho ingaruka zikomeye cyane bitewe n'uko ni retroactive effect, ndetse bikaba byatanga urugero twumve neza. Urugero natanga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'umunyeshuri uri mu wa 4 ubu ngubu mu 2012 yari yemerewe kuba yakwimuka anakoze second sitting. Ibyo byabagaho, amategeko yarabyemeraga muri icyo gihe, ariko ubu ngubu muri aya mategeko mashyashya ntabwo byemewe, ni first sitting, first attempt. Kandi iri tegeko rigakurikizwa no kuri umunyeshuri w'icyo gihe. Urumva ko ubwo yigaga ateganyije for second sitting. Oya, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo byari biteganijwe, nta muntu wabiteganyaga ko yazikora, ariko amategeko yamwemereraga. Abantu bazahindura imyumvire bagerageze bakorere first sitting. Tuve mu mategeko tujye noneho mu bintu biri practical. Abantu bagerageze bakorere first sitting, ubwo najya mu second sitting ubwo ibiriho nyine nibyo bizakora. Your Excellency, ikibazo ni uko nta mategeko yabyemeraga, kandi icyo gihe abanyeshuri barazikoze bakora second sitting kuko babyemererwaga baratambuka, ariko ubu ngubu ntabwo bashobora kuba batambuka kubera hariho amategeko mashya. Ubwo nta kundi bizagenda, bakorere first sitting. First sitting iyo barayemerewe. First sitting iyo baza kuba ariyo bavanyeho najyaga kugira ikibazo nayo, ariko first sitting ubwo iriho nibagiye kuri first sitting. Ni ku banyeshuri bari kurangiza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Si byose bakore first sitting barangiza. Next. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nshimiyimana Dieudonné, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, niga mu mwaka wa 4 mu bumenyi bwa politike n'imiyoborere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo muherutse kugirana ikiganiro n'abanyamakuru mwagaragaje imirongo ibiri y'ibitekerezo abantu bafite mu guhindura itegeko nshinga, aho mwavuze ko hari abantu bifuza ko itegeko nshinga ryahinduka, hari n'abandi bifuza ko itegeko nshinga ridahinduka, ari naho mwagaragaje abanyamakuru ko muri mu ruhande b'abantu bifuza ko itegeko nshinga ritahinduka. Ariko nge nagira ngo mbabwire ko ntari mu ruhande murimo, kuko ndifuza ko itegeko nshinga rihinduka. Nshingiye kuri ibi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abayobozi bagiye bakora ibikorwa byiza bifitiye abaturage akamaro bitewe n'umwanya bahawe mu gukora ibikorwa byabo neza. Aha ndatanga urugero nka Lee Kuan Yew uherutse kwitaba Imana mu gihe gishize, yabaye minisitiri w'intebe muri Singapore, yayoboye igihe cy'imyaka 35. Kandi ubwo mwagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Jeune Afrique Intelligent, mwamutanzeho urugero rwo kuba ari umuyobozi mwiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nabasabaga ko mwatwemerera nshingiye ku bitekerezo mvuze haruguru mukaduha umwanya uhagije hagati yanyu, ariko mubanze murangiza za mpaka, ye ntabwo nzirimo. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'urubyiruko twifuza kandi tugamije guhindura ubuzima bw'abantu kurushaho kuba bwiza, turacyabakeneye kugira ngo tubigireho byinshi mu gihe muduhaye umwanya wo kubana natwe muyoboye u Rwanda, cyane ko izo nshingano mwazitangiye twe tukiri batoya, twaba tugize amahirwe yo kubana namwe mu kubaka igihugu cyacu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni byiza, ariko izo mpaka ngira ngo ngewe uruhande rwanjye navuze cyangwa ijwi ryanjye ni rimwe. Izo mpaka zirimo abantu benshi, uhangane n'abariya ruhande rundi, hanyuma ubwo hagati aho tuzareba icyo duhitamo. Ariko ikindi nagusezeranya, nakubwiraga nta nyuri iruhande, amahirwe u Rwanda rwagira
ni uko ubutaha rwazayoborwa n'abantu buriya hari kategori y'imyaka idakwiriye kuba yazayobora uru Rwanda mu bihe biri imbere, ariko bavuye mu batoya nkamwe cyangwa babaruseho gato, hari abandi bari na hano banyumva, buriya hari abo byahagaze buriya guhindura imyumvire ngo baganishe u Rwanda mu cyerekezo bikwiye kuba u Rwanda rujyamo byabagora cyangwa barusubizaho rwahoze barukuriramo cyangwa barukoramo. Impaka rero ni nyinshi, hariho ngira ngo no muri izo mpaka hari abategereje baryamiye amajanja bumva bakwiye kugarura u Rwanda aho babona jya wumva hari abantu bamwe ibitekerezo byabo bitarahinduka, abo ngabo dukwiye gufatanya tukareba uko tubafasha guhinduka, ariko hari abari mu myaka bitagihindutse, sinzi uko twabafasha. Ariko ubwo nk'umuntu ukora ibya politiki ubitekerezeho, ubwo nawe uzashake uburyo waduha igisubizo. Sawa. Vuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye nitwa Ntwari Jean Claude, niga mu mwaka wa 2 Electrical Engineering. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira igikorwa kinini mwagize mu gutangiza itorero mu Rwanda mu mashuri makuru na kaminuza. Kubw'ibyo mpamvu twe nk'intore zo muri IPRC SAF twahise dushyiraho igicumbi cy'intore gisigasira ibikorwa by'intore, twigishije urubyiruko rwacu rwose gushimangira no kuzuza neza indangagaciro na kirazira biranga umunyarwanda muzima. Hanyuma twe nk'abanyeshuri n'abarezi bacu bose dushingiye ku bumenyi ngiro duhabwa mu ishuri rya IPRC SAF, twubakiye abacitse ku icumu rya Jenoside Mata 1994 amazu 6. Hanyuma kandi ibikorwa byacu birakomeje nko kwigisha barumuna bacu bo muri primary na secondaire, kubigisha ikoranabuhanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukaba tubijije ko umuco w'ubutore mwadutoje tutazigera tuwutezukaho. Murakoze nyakubahwa. Urakoze cyane rwose. Urakoze. Iryo jambo no kuba ndetse ukora electrical engineering ubwabyo ni byiza. Iravuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Kankindi Donata, niga muri IPRC SAF Civil Engineering mu mwaka wa 2. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngenje mbashimira ku gikorwa cyiza mwakoze cyo guteza imbere indangagaciro za kirazira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimira cyane mwashyize guteza imbere imyuga n'ubumenyi ngiro. Natwe abakobwa tukaba kanya nkaka turi kubyiyumvamo, ibyo turabibashimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twebwe nk'abanyeshuri biga muri IPRC SAF dushingiye ku bumenyi ngiro dufite dufatanyije na Rwanda Energy Group, twafatanyije mu guha abaturage bo mu karere ka Gisagara umuriro uturutse ku mirasirazuba y'izuba. Mirasire y'izuba. Komeza. Mumuhe umwanya. Komeza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi turabashimira gahunda nziza ya NEP, kuko natwe muri IPRC SAF yarahageze. Ubu tukaba turifite gahunda, twatangiye kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'imyuga kandi tukabigisha ku buntu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo tumajije kubigisha bajya hanze bakajya kwihangira imirimo,
bityo ubushomeri bukagabanuka mu rubyiruko. ni byiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo IPRC y'Amajyepfo imaze kugeraho ni byinshi ugereranyije n'imyaka imaze, kuko ni mike cyane. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turacyafite imbogamizi cyane nko ku myubakire. Dufite inzu zishaje cyane, vraiment nkaba nasabaga yuko zizavugururwa nazo mwadufasha tukabona inyubako zijyanye n'igihe, nibyo tugendeye ku gishushanyo mbonera kigaragaza aho turi kugana nka IPRC South. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. nabyumvise, urakoze cyane. tuzabafasha kubivugurura. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndi Intagamburuzwa Uwase Marie Jeanne Madonna, nkaba niga muri Kaminuza Gatolika y'u Rwanda mu mwaka wa 4 muri Biomedical Science. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'umuntu uyoboye iki gihugu, nkaba mpamya ko munabona icyerekezo cy'u Rwanda mu myaka iri imbere. Mubona ari ibihe bibazo tuzaba tugifite mu gihe cy'imyaka 10 cyangwa 20 iri imbere? Twe nk'urubyiruko, impamvu twifuje kubabaza icyo kibazo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni uko tubafataho nk'icyitegererezo, tukaba twifuza ko mwatugira inama mu buryo twazafatamo ingamba zo kwitegura guhangana n'ibyo bibazo kugira ngo tutazasubira habi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo twagira ni kimwe gusa, ni kimwe, ibindi bikoroha cyangwa bikarushaho gukomera. Hari ibibazo bisanzwe bihoraho ku isi hose bizajya bivuka, bimwe utanatekereje cyangwa iki. Ariko ikibazo twagira ni twebwe ubwacu, ni twe kibazo, bitewe n'uko twumvise, n'uko twumva, n'ukuntu dushingira ku byo tuganira, tubwirwa, twumva buri munsi, by'ukuntu dukwiriye kuba dutekereza n'ukuntu dukwiye kuba dukora. Turamutse tudahindutse, ikibazo cya mbere ni twebwe ubwacu mu myaka 10. Naho ibindi byose by'umutekano, iby'iterabwoba, iby'ubukungu, iby'ubukene n'ibindi, byo bibaho, bizabaho aho ariho hose, ntawe umenya aho bizira, hari ubwo bibaho. Ariko iyo abantu bakoze ibyo bagomba gukora, bakubaka umusingi, bakawuzamuka neza, iyo bibaye iteka bahangana nabyo. Ikibazo rero ngira ngo uvana aha ngaha wumva ko ari cyo kibazo, ni transformation mu myumvire yacu twebwe Abanyarwanda. Iramutse idahindutse nk'ibyo navuze na mbere hose nahereyeho, mu myaka 10 nitwe twaba turi ikibazo cyacu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Asante sana. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Twizeyimana Jean Paul, nkaba niga mu mwaka wa 3 mu icungamutungo. Ikibazo mfite kiri related n'amateka yabaye muri kino gihugu. From 1995 ubwo nabonaga nsigaye njyenyine, nabashije kuba narerwa n'abaturanyi kugeza ubu ngubu. Nkaba naragize ikibazo kuba naragiye njya kudepoza mu buyobozi, nifuza ko nakubakirwa nkava mu buzima bumeze nk'ubwo ngubwo. Nageze ku rwego rw'akarere, ariko ikibazo mfite nuko ubu ngubu bitari byakemurwa, nkaba nifuzaga ko mwamfasha kuko narangaranye. Nicyo kimwe Okay. Gira vuba, ubundi kubaza kimwe ariko gira vuba. Icya kabiri ni icya kabiri nakigiza nkaho kiri rated y'icyo ngicyo, nuko nyuma gato aho gacaca irangiye naje kumenya byararangiye amakuru ko hari umubyeyi wanjye wapfuye
akaba yarishwe nyuma jenoside yarangiye, yishwe n'abari bamurinze ari abantu babiri, umwe yaraheze iyo ngiyo undi arahari. Nagerageje kubikurikirana. Bari bamurinze? Bari bamurinze kuko yari yarokotse deja, ariko amakuru ntago afatika kuko ayo ngerageza gutora nuko muri Gacaca barabihishe, banze kubivuga, ariko ngenda mbona mwe nkagereza kuyatanga kuko yashinzwe, ariko ubwo aho ngaho kuba Okay, kuri byombi Minister wa Local Government hano ubundi icyo cyo gufasha abantu ku buryo bw'imibereho niki, hari inzego zibishinzwe kandi dushyiramo. Nagerageje ku buryo ngubwo genda urebe uriya mugabo genda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu ndi kwiga mu mwaka wa 3, bishatse kuvuga ko nzigaranye umwaka umwe w'amashuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cyawe ni iki? Nashaka kukwisabira ko ahangaha kuri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye hari icyiciro cya 3 cya kaminuza. Ariko se wananiwe kurangiza kimwe bitatu twayaga kubivamo ryari? Rangiza ikibazo kimwe twumva icyo ari cyo turangize. Waje ndashaka kukwisabira kugira ngo muzamfashe ndebe ko nakwiga n'icyiciro cya 3 cya kaminuza. Banza urangize icya mbere ariko. Banza urangize icyiciro uriho. Ntabwo urarangiza kwiga. Wari warangiza kwiga? Ntabwo ntarangiza kwiga. None se urashaka kujya mu kindi gute utararangiza icya mbere? Impamvu mbibabajije, aya niyo mahirwe ushobora kuba mbonye wabanje ukarangiza icya mbere urimo. Okay, twakumvise, ubwo ukomeze wige urangize, ibindi bizawutungana. Sawa, murakoze. Next. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Sibomane Aimable. Magambo make ni umunota umwe nawe nguhaye, rangiza ikibazo cyawe bo kujya mu bintu birebire. Ikibazo cyanjye ni ugusaba icumbi kubera turi abana b'imfubyi, nta babyeyi tugira, nisabiraga icumbi mukanamfasha kuko kwiga nararangije, nkabona n'akazi tukabona ibidutunga tukabaho tutiteza. Wararangije se? Wararangije ukabura wabuze akazi? Narakabuze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wize iki? Nize ishami ry'ubuganga mu Burundi, naravuze mu bayobozi. Uri umuganga? Ndi umuforomo. Kandi uri umuforomo, abaforomo barabuze ahubwo ntabwo. Kuba Perezida wa Repubulika nta kuntu ntagize, kandi abana tuvukana bose baratatanye, nta hantu bafite. Hari ibintu bigomba kuba bidasobanutse. Birashoboka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Naho nta muforomo cyangwa umuganga. Dokima ndazifite Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naho ntazigejeje. Bakazanga? Bakanga. Zigomba kuba zirimo ikibazo nyine. Ikibazo naracekinze. Okay, genda urebe umukuru wa dufashe barebe uwo bamuha. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko bishobora kuba birimo ikibazo. Undi? Thank you, sir. Thank you, Your Excellency. My name is Kagame Vianney. I'm a student in the National University of Rwanda, Huye campus. I'm in third year studying economics. Your Excellency, my question is about Northern Corridor and Southern and Central Corridor integration projects. Your Excellency, there seems to be imbalance in the infrastructure development projects, whereby the Northern Corridor seems to be more faster in terms of development than the Central Corridor. Faster? Seems to have moved faster than the Central Corridor in terms of development. So? Do you see this as a threat to the success of strong East African community? Or what can be done for Central Corridor to move on the same pace as the Northern Corridor? Thank you very much. How can development be a threat? Both, they may be moving at different paces, but they are developing, so I don't see any threat. The threat is if they were not there.
If there was no northern corridor effort or central corridor effort, then there is a threat to the well-being and the economy of these countries. But now that they are there, they can't be a threat, they are a solution. All right? I mean, what can be done for the central corridor to move on the same pace as the northern corridor in terms of infrastructure development? First, it was not there. Now it is there. So what is to be done is similar to what was done in northern corridor. It is just making sure that it is speeded up. Thank you, sir. Next. Thank you very much, Your Excellency. My name is Sabit Emmanuel. I'm a student at this campus. I'm in third year agriculture. Actually, my question goes on the issue of the clinging threat that is on the level of the global, and that one is none other than the climate change. Your Excellency, basing on the facts and figures that we are having from the research and the study, it is indicating that this issue is exponentially, exponentially elevating at an alarming rate, which will affect their socio-economic. So what is it, in short, what is the problem? The problem is about the climate change in the region, and how it is affecting and the way it is affecting the socio-economic fabrics of the nation. Yes. But and then I would like to know what are some of the strategic mitigation measures that the nation is putting in place to confront this issue. Thank you, Your Excellency. You put it to your... I beg your pardon. Put that question to your lecturer in environmental studies. They will tell you. Thank you, Your Excellency. Okay. So, mwakoze cyane, ubwo tuzagaruka butaha.